byakugezeho nanjye byangezeho marayika urwanirira abera intambara mbese yakugezeho nimundere Imana amashyi Imana ishimwe nanjye yangezeho muri korona nari ndwaje umudamu uburinzi bukomeye bw'Imana bwatugezeho heruka hano harya mfite abana bangahe umwe nari mfite umwe ungize bane turashima Imana ko uburinzi bukomeye bw'Imana bwatugezeho nanjye yandinze kuba umupfakazi yangezeho nimumere Imana amashyi ko yandinze kuba umupfakazi Imana ndayishimiye Manura wa mbere manura cyari wa mbere ubuzima bwacu nanubura cyakomeje manura wa mbere manura cyari wa mbere Imana ishimwe haleluya nanubura cyakomeje ntabwo tuvuga ibyo Imana itakoze ibyo tuvuga ni ukuri ntabwo tuyibeshera ngaho nawe wibuka amateka yawe Imana yankuye aho mama atari gushobora kunkura aho data atari gushobora kunkura kuko nawagura umugeni ndyamana na data kandi ari umusirikare arabizi iyo ngeze kuri ino sije kwifata birananiye aho mutabasha kugira ababyeyi Imana yahagera mureke dutume isengesho rishoboye byose mama yarasengeraga ntiyajyananirwa gusenga Imana yankuye aho ngaho haje ijwi rikomeye rirambwira ngo rekeraho rivugira mu bo twasangiraga urumogi Imana ifite inzira nyinshi Imana irambwira ngo inyujiza murongo twasangiraga urumogi arambwira ngo wowe uhereye none ukageza iteka ryose nukiri uwacu anca muri iyo groupe arambwira ngo nugaruka no gupfa kuzapfa ubuzi tugushimira twazirikanye ineza yawe uhimbazwe Uwiteka umwana w'umuntu yagwikiye wande n'ibyo wakoze kora inyamaswa z'ibirarashyamba ari izawe Mana Jehova bifatanije n'amahoro dutangiye igitambo cy'uyu munsi twazirikanye ineza yawe uhimbazwe Yesu arakiza mubisubiramo muri abo bana Yesu yampaye Satani atabishaka yashatse kuntwara umwe ariko ashaka kumutwara abanje kumukoresha iby'agahato yari afite imyaka 5 witwa Chris banyitirira yari afite imyaka 5 haza umudayimoni amutwara ubwenge aramujyana twari kumwe ariko sinamenye ibimubayeho kuko yaje yiruka ariko nyuma arambwira ati n'umugabo waje arambwira ngo nutemera ko tugenda ndakwica umwana yaje ampungiraho ubwo ubwenge bwaba bujyanye gutyo Chris yavuye ku myaka 5 Numva baririmba n'amajwi meza Imana irakwiye Numva bavuga batukunda kutashe tujye twishimira Bona abahinzi begeranye imyaka bajyanye ituro ry'umuganura mu nzu y'Imana Bona barira cyane barira amarira y'ibyishimo gira amatsiko n'abege
neza ibyababayeho barambwira bati kutureba Imana yakoze ibirenze cyane ibyo twayisabye Imana yakoze ibirenze yanesheje ababisha bacu ituburanira imanza zikomeye ibyo yadukoreye ni byinshi ntitwabirangiza nta kimwe kikwiye uretse gushima 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 Narindi magenda numva abantu bavuga ngo Imana igiye numva abaririmbyi baririmba n'amajwi meza ngo Imana irakwiye numva bavuga bati umwaka utashye tujye twishimira mbona abahinzi begeranya imyaka bajyana ituro ry'umuganura mu nzu y'Imana maze mbona barira cyane barira amarira y'ibyishimo Nyiramatsiko ndabegera mubabaze neza ibyababayeho barambwira bati kutureba Imana yakoze ibirenze cyane ibyo twayisabye Imana yakoze ibirenze yanesheje ababisha bacu ituburanira imanza zikomeye ibyo yadukoresha tutabirangiza nta kimwe kikwiye uretse gushima
tudahwema kutwibuka niko tudahwema kukuvuga n'uyu mwaka turongeye tubonye ikiganza cyawe turakomeje uko dukomeje kandi rwose turanyuzwe uko biri kose shima uko bimeze kose shima twongeye turagarutse ukunda wema kutwibuka tudahwema kukuvuga n'umwaka turongeye turakomeje uko dukomeje kandi rwose turanyuzwe uko biri kose shima uko bimeze kose shima Imana ishimwe ese namwe byabagezeho Imana ishimwe itorero marayika urwanirira abera intambara mbese yabagezeho Imana ishimwe uburinzi bukomeye muri uyu mwaka washize mbese bwabagezeho barasubiza ngo byatugezeho Imana ishimwe Imana ishimwe gutabarwa gukomeye muri uyu mwaka mbese byabagezeho urumva maze gusaza sindimo y'umwana ariko se Imana ishimwe nanjye yangezeho nanjye byangezeho marayika urwanirira abera intambara mbese yakugezeho nimundere Imana amashyi Imana ishimwe nanjye yangezeho muri korona nari ndwaje umudamu ushize yaravuze nge sinavuga Imana ishimwe Imana ishimwe Imana ishimwe Imana ishimwe uburinzi bukomeye bw'Imana bwatugezeho heruka hano harya mfite abana bangahe umwe nari mfite umwe ngeze bane turashima Imana ko uburinzi bukomeye bw'Imana bwatugezeho nta jambo Imana ivuga ngo rihere ndabashimira Imana ejo bundi muri corona nari ndwaye ku mwana wa 4 nagize ibibazo nje kuba muri CHK namaze mu kwezi n'igice bari bambwiye ngo ndamara 3 ariko Imana iranyorohereza imaza mu kwezi n'igice ndashima Imana ko Imana yandinze bwari uburwayi bukomeye kuri 29 nari mfuye nabonye urupfu ndarubona n'amaso yanjye mbona ukuntu bapfa narabibonye ukuntu bapfa ngenda mbwira muganga abwiye rero muganga wanjye ko mukunda azanderera abana nuko napfuye ngenda ariko ndashima Yesu Imana ishimwe Imana ishimwe ndashima Imana ko yanzuye banteye ikinyajenerali ndagenda mara hafi amasaha menshi ntaza aho ndi ariko ndashima Imana ko nakangutse nagaruka mu buzima kandi ubwo burwayi bwashoboraga kunyicana n'umwana ariko ndiho n'umwana wacu ari Imana ishimwe narondogera ariko n'umubiri n'icyubahiro ko nanjye yandinze kuba umupfakazi yangezeho imumere Imana amashyi ko yandinze kuba umupfakazi Imana ndayishimiye ari muri CHK nabura ukuntu nifata urumva abana twabyaye barakurikirana hari muri corona abantu bafungiranye ngenda ngomba kuba mu rugo mu bana ngomba no kuba kwa muganga kandi rwose n'akazi twagakoreraga mu rugo mbese byari ibintu bikomeye
ndashima Imana ko yanshoboje. Abana bacu barakurikirana ni batoya, noneho yamaze kurwara nabo bararwara, bakajya barwara ibicurane, bakajya barwara inzoka, bakajya barwara, noneho uwa gatatu dufite yanga abantu bose, akajya ntegereza, akajya yirwarira, akahora ari uko mushyize mu mugongo neza. Ndavuga ati noneho iki bigeragezo biba byinshi. Mudamu arashaka kwa muganga, ucutse nawe arashaka ko muheka, ngo namuheka. Uwa kabiri nawe akaba ararutse. Izina rya Yesu. Nta wundi muntu bemera, ni ibintu byose, ariko Mana mpagarara neza, bikora neza. Hari igihe naraye ijoro metse umwana burinda buke, ashaka yuko muheka gusa ngakomeza ngatembera, akomeza ngatembera, nagira ngo ndamuryamishije indure kavuga. None nkavuga ati se mpimba indirimbo naririmba ngo kwiririmbisha nkirakunda akanga ati gongo papa. Yesu ashimwe. Aho niho natekereza nkavuga nako se Mana twumvikane, ubaramutse apfuye akagenda najya mpeka uwuhe hatera uwuhe mwabigenza gute? Ariko ndashimira Imana ko yandindiye umugore akaba ari muzima, nkaba mureba ubundi mbona ari zahabu ikaze. Mukanya ngiye kumuzana, ndavuga ati Mana Satana Wibutse imirimo yawe myiza, uracyari umwana wanjye, bagangire ibyiringiro, yewe bugingo budashira, Mwana w'Imana uberekera, ni wowe tuzi, ni wowe twamenye, wadukuye mu mivumo y'akarande, twari tukuyeho, none ubu turi munsi yawe, turakomeye, ntabwo dutinya kuvuga yuko uri bugingo, yewe bugingo budashira, Mwana w'Imana uberekera, ni wowe tuzi, ni wowe twamenye, wadukuye mu mivumo y'akarande, twari tukuyeho, none ubu turi munsi yawe, turakomeye, ntabwo dutinya kuvuga yuko uri Imana, 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 uri Imana, nimutwite indodogozi. Ntabwo dutinya kuvuga ko ari Imana, sibyo? ni iry'inyuma ntabwo. Iyi ndirimbo nshimiye dirija wayimpaye ngo natwe, ariko ni Imana yari ifite muri gahunda kugira ngo uyu munsi mbwire umuntu wari umeze nkanjye. Ntabwo Imana dushima ishoboye kubyaza gusa, ishoboye no kubyara. Mama arahari ngo atere haleluya. Amen. Jewe Imana yambyaye bwa kabiri. Ndi umwe na perezida wanjye Muvunyi. Imana yatubyaye bwa kabiri. Yatugize abantu, ababyeyi bacu baratubuze, bitari bushoke ko baduhindura abantu. None ubu ndi umugabo ushima Imana. Ubyemere cyangwa ubyange ndi umugabo imbere y'amategeko, imbere y'amategeko n'imbere y'Imana ndi umugabo. Imana yankuye aho mama atari gushobora kunkura, aho data atari gushobora kunkura, kuko nawagura umugi ndyamana na data kandi ari umusirikare. Burya data n'umusirikare perezida. Kajya munyweraho urumogi nkaryama tukaryamana ntabimenye. Satana anyigisha amayeri yo gufata urumogi nkabigenza ukundi kuntu
kugira ngo abantu banyegereye ntibabimenye, ariko Yesu ashoboye byose. Yantuye umutwaro wari undemereye. Kujya muri dushe egare kunywa urumogi, ntabwo ibi ngibi byoroshye, ntabwo ibi byoroshye, ni ikintu gikomeye. Reka mbabwire, Satani ariho mu byemeye cyangwa mu byanga ariho. Satani ejo bundi yamfashe umunwa arawugagaza, hano ntuzongeye kuvuga imbere y'abantu. Dore hari n'ibindi wavuze babijyana kuri social media, ibyo mujyana abantu bijye bageraho bamenye ko Imana ishoboye byose. Ntabwo tuzaceceka kuvuga Imana. Imana yampaye agakiza, ndi umugabo ushima Imana. Reka nsoreze aho ngaho. Imana yankijije kunywa urumogi, nkiza kunywa kanyanga. Nabaye muri Uganda ntunzwe na kanyanga n'urumogi, ibindi bikaza nyuma, ariko numva inzara y'ibyo ngibyo ariyo ya mbere. Imana yarakoze, yadukuye mu mivumo y'akarande twari tuguyeyo, none ubu turi mu nzu yayo, turakomeye. Haleluya, haleluya. Reka ngushime mwami wanjye, reka ngushime kuko ukwiriye gushimwa, reka ngushime kuko ubereye amashimwe, reka ngushime kuko nawe undi ukwiriye gushimwa mwanya wawe. Haleluya. Watugize abakomeye twari imbwa zitari kuzigera ikizu yimarira, ariko watugiriye neza. Iri joro narose ndi kuvuga mu ndimi nshya, nuzura umwuka wera, nabibwiye pare wanjye. Ni ibi ngibi byagomba gusohora, kandi ntabwo turi gusoze hakira abantu batwajwe igitugu n'urumogi, hakira abantu batwajwe igitugu n'ubusambanyi, hakira abantu batwajwe igitugu na za kanyanga. Yesu ashoboye byose. Reka mbabwire, aba bantu ntabwo babasha kubyikuraho, birakomeye cyane. I have my brother byananiye kuvaho, byaramunaniye kubireka, ariko I still believe in Jesus wabinkuyemo ko nawe azayimukuramo. Birashoboka ko uyu munsi waba ari uwawe. Ntiwinangire umutima, ntunangire umutima wawe, wemerere umwuka wera w'Imana. Ngiye gusenga, ngiye gusenga. Urubyiruko rurushye, Imana ishoboye byose. Mw'ababyeyi mwe, Imana ishoboye kubaberaho mutari. Uyu mushumba wanyu yaranyoboye mu Kiyovu, arabizi. Iyo ngeze kuri ino sije kwifata birananira, aho mutabasha kugira ababyeyi Imana yahagera. Mureke dutume isengesho rishoboye byose. Mama yarasengeraga ntiyageraga ananirwa gusenga. Imana yankuye aho ngaho, haje ijwi rikomeye rirambwira ngo rekeraho, rivugira mu bo twasangiraga urumogi. Imana ifite inzira nyinshi. Imana irambwira ngo, inyujije mu murongo twasangiraga urumogi, arambwira ngo wowe uhereye none ukageza iteka ryose ntukiri uwacu. Anca muri iyo groupe, arambwira ngo nugaruka no gupfa kuzapfa. Ntago yari we, yari marayika wari uri muri we. Iryo jwi rigira imbaraga rikomeye muri ngewe, rimindisha umushyitsi, birandanira. Nta hantu urumogi, kuko ari ngewe wari warize amayeri yo kurwinjiza mu kigo, abandi byawe byabananiye. Nkajya nshyira muri porterinete kugira ngo nibasaka ntibabone aho urumogi ruri, bagasaka mu gikapu porterinete bakabona ko ari porterinete. Narihandagajwe kwiyambarishwa amarinete, nta maso ndwaye, kugira ngo mbone uko nambutse urumogi rugere mu kigo. Uwo musore arambwira ngo no gupfa uzapfa, ngo nzakwica. Ubwo burangica butaha umutima wanjye, n'abarambiye mwihangane, mwene mwarambirwa, ariko uri kubwirwa ibikwiriye guhindura ubugingo bwe ntarambiwe. Nuko igihe kigeze, ngiye muri dushe, ngiye kongera ko kanywa nk'uko byari bisanzwe, numva ryajwi riragarutse. Ariko ndenza aho ngaho, yaramfasha njyana muri groupe de prière yo ku ishuri. Aranyinjira, nabwira umupasiteri wo twitaga pasiteri, amwanga ngo uretse gato,
uyu nguyu ni uwanyu uhereye none ukageza iteka ryose. Nuko yatuye muri ayo magambo aravuga ngo nagaruka iwacu tuzamwica. Byari byatewe nuko yasanganye Bibiliya ya mama yari iri mu gikapu cyanjye nari ndi kwiga, arambwira ngo nimusomere ijambo ry'Imana basomye muri Niba ture. Babyeyi mukujye mukundisha ijambo abana banyu, ijambo ry'Imana rirahindura. Bibiliya ijya mu gikapu cyanjye gutyo nk'ibisanzwe, uwo musore ayibonamo arangije avuga ngo ndi maneko. Yesu amutera kubona ko ndi maneko, umwuka w'Imana umutera kubona ko ndi maneko. Aranyuruka nambwa ngo ntukiri uwacu. Ngiye muri dushe ngiye kuri ngo niho naringeze, ryajwi riragaruka ngo no gupfa urapfa. Ndangije ndazamuka ku rusengero rwacu mu Kiyovu, ngerayo nsanga ababyeyi bari gusenga, hari mu badiyakoni bafite amasengesho y'abadiyakoni yo gutegura igaburo. Nyagezeyo ntazi abasenga n'abadasenga ntabyo mbaza, ndinjira nari mbabaye ndushye, ndapfukama ndira, barambaza ngo bayiki, ndavuga ngo mureke mbanze ndire nduhuke, ndumva ahangaha ariho naruhukira. Ndarira ndaruhuka, ntabwo nari nshoboye kuvuga. Hanyuma ndababwira rero ndatura, ndababwira ngo njyewe Satani yatumye nk'urumogi, yambujije kwihana, ariko ndashaka kongera gusanga Yesu. Nakira Yesu, nakira Yesu. Yadukuye mu mivumo y'akarande. Ibintu turirimba ntago ari amagambo, ntago ari umuziki, ntago ari umuziki. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Ndashimira Yesu ko tugendana tuziranye. Ntabwo bijya bibaho kenshi gushima mu ruhame, ariko rero kubera impamvu ndashimira Yesu ko twavuganye ibintu, ndamubwira rero mwaka ikimenyetso, ndamwanumva Yesu kugira ngo menye neza ko ibi bintu turi kumwe koko munyetege mu minsi isa, ndashaka ikimenyetso kidapfa kugaragara. Mbwira Yesu ngo ndashaka gukurikiza umwana wanjye ku myaka 4 akavukira itariki nk'ibindi yavukiyeho. Ndashimira Yesu ko ejo byasohoye. Ntabwo ari impamvu z'uko abandi cyangwa bidakunda, abafite abana bavukiye itariki 1 n'ukwezi kumwe muhaguruke hano, ni muri benshi kandi kamahungu nakobwa mu mbere Imana icyubahiro. Imana ishimwe cyane. Haleluya! Ubwo iryo jwi riri muri positive. Iryo jwi riri muri positive kuko muri iyi minsi mperutse gukora ikintu cyitwa comparison. Mu mibare niho babyiga. Dufata urugero, iyo ugiye kwiga ugacamo utya, hano wandika 1 2 3, hano ukandika kuramo 1 kuramo 2 kagenda utyo. Ubwo rero byanjye biri ahangaha, ntabwo biri muri genda ukuramo. Imana ishimwe cyane. Impamvu mbivuze gutyo, jewe igihe kimwe ikipe y'abantu yanteraniyeho baratema buri muntu wese atemukwe, undi atemukwe uko ashatse, buri muntu wese ntawe umwirukaho, ntawe umwirukankana, ntawe umubwira ngo sigaho, buri muntu wese atemukwe. Barangije gutema bajugunya mu gihuru. Ubwo urumva nari ndi muri zero aho ngaho. Abo twari kumwe ubwo ngubwo utarabashije kugira amahirwe yo kujya muri positive, ubu haciye imyaka 27. Ukuri nanjye ndashimira Yesu. Nitwa Musabe Rusi, ndirimba muri iyi korari, mfite umutware n'abana 3. Imana ishimwe. Haleluya! Nanjye ndashimira Yesu, ndamuhimbaza. Namusezeranyije yuko nzamuvuga neza kugeza ubwo umwuka uzahera. Imana ishimwe. Nanjye ndashaka kumuvuga neza, hari ibintu namubonyeho byinshi, ariko ngiye kubivuga muri makeya. Ndashimira Yesu yuko yamaye abana. Nyuma y'imyaka 2 byayoberanye, njya kwa muganga, abaganga barambwira ngo ntago bizashoboka, ariko Yesu arambwira ngo mfite abana nzabaguha. Haleluya!
ku mwaka wa gatatu Yesu yampaye abana. Ndashimira Yesu ko atanga abana. Yemwe babyeyi muri hano mudafite abana, Yesu atanga abana. Cya kabiri shima Imana, ndashima Imana yuko twishyuriye ideni. Twari dufite ideni rya miliyoni 30, twari twarifashe muri banki. Nuko turishyura bigeze muri miliyoni 15, biratuyobera biranga, inyatsi zirinjira, ibihombo biraza, nuko turabinanirwa. Haleluya! Ariko ngiye gusenga Yesu arambwira ngo nzari kwishyurira. Imana ishimwe. Ndashimira Yesu ko yaryishyuye. Mumere Imana icyubahiro. Nawe urifite uyu munsi ryakuzengereje, umubwire ngo wowe wakoze biriya nanjye uzabinkorera. Imana ishimwe. Ndongera gushimira Imana. Imana yampaye ubwenge. Imana itanga ubwenge. Haleluya! Imana itanga ubwenge. Umuswa uri hano cyangwa umubyeyi ufite umwana w'umuswa uri hano, amenya ko Imana itanga ubwenge. Nari umuswa mubi, igihe cy'ikizamini cyagera ngewe baza n'ikizamini nkiga ntabwo najyaga ndangara. Nari umurokore mwiza. Ariko igihe cy'ikizamini cyagera ikiroso cyaje cyakuyemo bya bindi byose, nkabura icyo nkandikaho ibibazo nkandukura ibibazo mwarimu yampaye. Urumva hano nari ngeze, navuye kuri radio njya kuri televiziyo, abantu bose barabimenya yuko muri icyo kigo, barabimenya ko ndi umuswa. Haleluya! Ariko mu mahirwe ya nyuma papa arambwira ngo ntago bizakunda, ntago ariyo deste yawe, igire hano ngiye mfite amasambu, mfite ibitoki, mfite inka, nta kintu uzaba. Ariko ndamubwira ngo dawe mbabarira umpa amahirwe ya nyuma. Haleluya! Imana impaye amahirwe ya nyuma. Imana mu bwenge impindura amateka. Ibyo ntajyaga numva ndabyumva, Ifaransa ndabyumva, Ibyongereza ndabyumva, nkajya nandika note. Ubundi mbere sinandikaga note. Ndashimira Yesu yuko ubu ngubu narangije ndi A0. Nge ndi A0 muri ekonomi. Muri ekonomi mu bintu bijyanye n'imibare, ibintu nk'ibyo ngibyo. Imana ishimwe. Haleluya! Ndashimira Yesu arakiza. Mfite amashimwe menshi. Yesu arakiza. Yesu arakiza mubisubiramo. Muri abo bana Yesu yampaye Satani atabishaka, yashatse kuntwara umwe, ariko ashaka kumutwara abanje kumukoresha ibyagahato. Yari afite imyaka 5, witwa Chris banyitirira. Yari afite imyaka 5, haza umudayimoni amutwara ubwenge. Aramujyana, twari kumwe ariko sinamenye ibimubayeho kuko yaje yiruka. Ariko nyuma arambwira ati n'umugabo waje arambwira ngo nutemera ko tugenda ndakwica. Umwana yaje ampungiraho, ubwo ubwenge bwaba bujyanye gutyo. Chris yavuye ku myaka 5 nta bwenge, ari karikase gusa, nambika nkajyana ku ishuri, ngaburira, ari karikase. Badayimoni bakamujyana bakamwiriza iyo ngiyo, simenya aho bamwirije. Umwana wanjye akirirwa inzara natetse. Umwana wanjye igihe kiragera akararayo ntazi. Mana we, haleluya! Ariko Imana igira neza. Imana ijya yumva gusenga kw'abantu bayo. Chris nkajya mugendana, nkamujyana mu masengesho y'ababyeyi bakamusengeraho gatagasohoka. Ubundi nkamujyana mu ishyamba nkamubwira ati icyifuzo cyanjye ni ikimana. Ubundi twajya muri korari ati icyifuzo cyanjye ni ikimana. Ariko ndashimira Yesu. Chris byaje kugeraho ahinduka. Abadayimoni baramuhindura, bamuhindura nka debile. Agatwe karahinduka ukuntu, amaso akajya areba nyine nk'akantu katuzuye. Ndetse abantu bamwe bakajya babibona. Ariko muri korari n'umuntu umwe, n'abantu babiri bari babizi, ni Jeanne umwuka w'Imana yamukoze harabimenya, na murumuna wanjye. Haleluya! Baramuhindura, nkajya ngira complexe kumugendana bigaragara. Ariko nkakomeza nkabwira Yesu ngo Yesu ndengera. Ndamushima ko yandengeye. Ku myaka 12 niho Chris yakize. Chris ni umusore mwiza, yari yarasubiye inyuma mu ishuri atazi ibyo ari byo, ariko ubu ngubu basigaza akambwira Igifaransa, Icyongereza, ni umwana w'umuhanga. Imana ishimwe. Mumere Yesu icyubahiro, mumukomera amashyi. Ayiwe, mumuhimunda ababyeyi. Yesu agira neza. Marayika ubarira be, Yesu yabagezeho.
imbere yawe, tugarutse imbere yawe, twemejwe n'umutima, ijambo dufite niryo gushima gusa, ntabwo dushidikanya, waradushyigikiye Mana, ntabwo dushidikanya, ntabwo dushidikanya, waradushyigikiye Mana, tugarutse imbere yawe, tugarutse imbere yawe, twemejwe n'imitima, tugarutse imbere yawe, Yesu we, tugarutse imbere yawe, twemejwe n'umutima, ijambo dufite niryo gushima gusa, ntabwo dushidikanya, wowe wabikoze, waradushyigikiye Mana, Yesu ntidushidikanya, ntabwo dushidikanya, waradushyigikiye Mana, abanyarwanda ntidushidikanya, ntabwo dushidikanya, Yesu wabikoze, waradushyigikiye Mana, ntabwo dushidikanya, ntabwo dushidikanya, turabihamya, waradushyigikiye Mana, ntabwo dushidikanya, ntabwo dushidikanya, niwe na wundi, waradushyigikiye Mana, tubivuge, ntabwo dushidikanya, ntabwo si dushidikanya, imbaraga z'abantu, oya, waradushyigikiye Mana. Mana yacu yo mu ijuru ukwiriye gushimwa, Mana yacu ukwiye gushimwa, Mana yacu yo mu ijuru ukwiriye gushimwa, Mana yacu ukwiye gushimwa, imirimo myiza wakoze iravuga isi yose, Mana uracyari uwa mbere, na n'ubu uracyakomeje, Mana uracyari uwa mbere, na n'ubu uracyakomeje, Mana uri uwa mbere, Mana uracyari uwa mbere, ubuzima bwacu, na n'ubu uracyakomeje, wowe uri uwa mbere, Mana uracyari uwa mbere, Imana ishimwe, haleluya, na n'ubu uracyakomeje, ntabwo tuvuga ibyo Imana itakoze, ibyo tuvuga ni ukuri, ntabwo tuyibeshyera, ngaho nawe wibuka amateka yawe, subira inyuma, subira inyuma usura amateka yawe, bangana, subira inyuma usura umusozi wanyu warutuyeho, subira inyuma wibuka urungano, abariho n'abatakiriho, yewe subira inyuma, subira inyuma usura amateka yawe, bangana, subira inyuma usura umusozi wanyu warutuyeho, subira inyuma wibuka urungano, abariho n'abatakiriho, dufite byinshi twakuvugaho, dufite byinshi twagushima Mana, uri mwiza, uri mwiza we, nta rindi jambo dufite uretse iryo gushima. turamburira Imana ibiganza, haleluya, Mana ishimwe. Wahagaze neza, imbaraga zawe ziradukingiriza, wagumanye natwe mu bihe twabonaga umuraba, watwambitse umwenda udukwiriye, twishwe n'imbeho mu butayu twanyuze, twishwe n'inzara, utubereye mwiza, uradufungutse, uratugose Yesu, urahebuje, wahagaze neza, imbaraga zawe ziradukingiriza, wagumanye natwe mu bihe twabonaga umuraba, watwambitse umwenda udukwiriye, twishwe n'imbeho mu butayu twanyuze, twishwe n'inzara, utubereye mwiza, uradufungutse,
rwose Yesu urahebuje Uwiteka mwana w'umuntu yakwikiye bagushimire ko n'inyamaswa z'ibirarashyamba ari izawe Mana Jehova bifatanije n'abera utambye igitambo cy'uyu munsi tugushimira twazirikanye ineza yawe uhimbazwe Uwiteka umwana w'umuntu yakwikiye ko n'inyamaswa z'ibirarashyamba ari izawe Mana Jehova bifatanije n'amahoro utambye igitambo cy'uyu munsi tugushimira twazirikanye ineza yawe uhimbazwe twazirikanye ineza yawe uhimbazwe twazirikanye ineza yawe uhimbazwe twazirikanye ineza yawe twazirikanye ineza yawe uhimbazwe twazirikanye ineza yawe twazirikanye ineza yawe uhimbazwe Haleluya. Amen. Yesu we Yesu. Haleluya. Amen. Tapinima. Haleluya. Narizi ko uyu munsi ntari buvuge ariko twazirikanye ineza y'Imana nibutse 97 tuva muri Oruferina hakurya muri Ecole Française niho twabaga tuza gutura hano Igikondo nta byiringiro by'ubuzima. Haleluya. Imana ishimwe. Ndabyibuka niga primaire ndi muri promotion ya mbere yaririmbye Sunday School hano Maranatha twazirikanye neza y'Imana. Haleluya. Bashimira Imana ko Imana twimenyekanishije turushye tubabaye ikaduha agakiza ku buntu bwayo ntabwo byakomotse nubwo iwacu bari abakristo ntabwo byakomotse ku miryango y'iwacu n'umuntu Imana igirira abantu bayo kuko hano hari imiryango myinshi ababyeyi benshi bafite abana kandi wenda badakijijwe n'ubuntu bugeretse ku bundi kumenya Yesu. Haleluya. Amen. Ndashimira Imana aha niho nsengera ndashimira Imana ntabwo navuga ibintu byinshi ariko iyi ndirimbo turaririmbye ngo usubire inyuma wibuka amateka yawe. Amateka ndayibutse amuversori myihanganira mvuge subiyeyo Imana. Haleluya. Ndashimira Imana yagendana nanjye urugendo rukomeye rw'ubuzima bw'ubupfubyi mu mibereho ntarondorera ahangaha. Imana iranyubakira nkuko yabimbwiye ntabiteganya ni ibintu byanguyeho rwose. Hari ibintu umuntu asengera mu buzima ariko gira urugo ni ikintu cyanguyeho sinajyaga ngiteganya kandi numvaga nyuzwe nuko nasigaye nkumva nta n'uwo nzarushya. Ndashimira bamwe barabizi hano abakristo barabizi. Ndashimira Yesu wabanye nanjye muri urwo rugendo rw'ubukobwa Imana igahagarara nanjye ikandinda ikanyubakira urugo. Uyu munsi ndahura iminsi mike yankuzuza imyaka 18 nubatse. Muri urwo rugendo rukomeye Imana yasezeranije abana imbwira ko izampa abana ariko ndagira ngo mbabwire ko uyu munsi ndacyari mu nzira ntegereje abo bana kandi abo bana tuzabazana hanze. Aka gatuti ahangaha kera twasengeraga muri rusengero
aha niho nashyingiriwe umushumba wanjye ndashima Imana umushumba wanjye wanshyingiye Rujurama icyubahiro cyawe zamura uhereza Imana icyubahiro haguruka uhereza Imana icyubahiro amina amina azabaduha kuko yabitubwiye tutabiteganya nta nubwo nabisengeye rwose hari ibintu ubundi Imana ikubwira wagiye gusenga ariko yo yaraje irabimbwira nuko yaduhishe hagati ni question dita cyangwa se ni ikibazo cy'igihe ariko ibyo Imana ivuga Imana ntabwo ari interenganya Imana ntabwo mu minsi yashize yarambwiye ngo Esther mwana wanjye ibintu nkubwira ntabwo ari nk'imisango y'ubukwe sinka batanga numva ndatangaye mwamiye ugeza aho ubona ko ibintu waba warambwiye bimeze nk'imisango yo mu bukwe mwami Yesu ngenda cyagufitiye icyizere ibintu wambwiye ntabwo mbibona nk'imisango y'ubukwe hari ibintu yakoze no kuba mpagaze aha nkiri mu murimo w'Imana nkibasha kuvuga izina ry'Imana data wa twese ni imbaraga zikomeye n'ubuntu bukomeye ahari nisubizwa ntimuzambaze ibintu byinshi ntimuzambwire ngo mvuge ngo byagenze gute kuba mvuga ubu nizo mbaraga zikomeye birakomeye kuvuga ukiri mu bintu binaniza Imana ishimwe yandindire muri uyu murimo iyi korali nayigiyemo ngiye kwiga nk'abandi nani mfite indi korali nabagamo ngira Yesu nti rero amasomo yo muri university ntibabyoroshye njyewe ngiye kwiga ibindi ntuzambaze ariko n'ubuhamya burebure arambwira ngo ni iyi korali twari bake twatugeza no kuri 15 dutangira umurimo w'Imana muri iyi korali muri 2005 kuko twabanje sera mu gishanga dutangira rero umurimo w'Imana neza muri 2006 2006 tuzamutse muri Yerika aho iri uyu munsi wa none ndashima Imana iyo myaka ingana gutyo ko nkiri mu murimo w'Imana haleluya haleluya ushobora kubyumva ukumva ni imbaraga ukumva hari ibindi ariko nabwo ni ubuntu bw'Imana bene da ni ubuntu bw'Imana bugeretse ku bundi nkora mpindishwa umushyitsi iyo nibutse ko nkiri mu nzu y'Imana kandi hari ibintu byinshi byari kudusohora hari ibintu byari gutuma tugenda ariko ntabwo tuzava mu nzu y'Imana haleluya twazirikanye neza y'Imana Imana ibirebe ndi kuri uyu musozi w'Igikondo umusozi wanyakiriye nyuma ya jenoside niho hantu nabaye Imana ibyumve ko nyishimiye kandi yanyubakiye urugo rwiza ndayishimira hari byari gutuma ngenda ariko uyu munsi ndacyarurimo Imana yamaye kurera abana benshi n'uyu munsi mfite abandi bana benshi ndumva nezerewe Imana kubw'umurimo w'Imana n'ishuri yabanje kuntreninga iri shuri ntago risanzwe irishyiramo special force c'est pas n'importe qui ntabwo Imana yatinyuka kukwigisha ishuri ibona utazarirangiza ntibibaho ndabatangariza ngo umuntu wese mu ishuri arimo mu gikarimo yige neza Imana atanze minerivare Imana yishyuye ibintu byose wabyiga utabyiga mu kigo cy'Uwiteka Uwiteka aratwihanganira niyo tutabyumva tugakaruta amatiere tugahunga waradutegereza Yesu ajya gutegereza uri n'umwe akazakwigisha isomo abandi bize Yesu ntatwirukana mu kigo cy'Uwiteka tuguwe neza haleluya mumpere Yesu cyubahiro haleluya ihangane Imana iguha umugisha urugamba rugiye kurangira rurarangiye wicika intege kabisa Imana ishimwe Imana ishimwe Yesu intare yo mu muryango wa Yuda turakwemera
ntihagire ukinga wowe uvuga ijambo rimwe bikabaho turakwemera dushonje cyangwa duhaze ubukire cyangwa ubukene mwami wanjye we turakwemera uriho uzahoraho icyubahiro ni cyawe iteka ubwami buzahora mu bitugu byawe icyubahiro kizaba cyawe iteka izina ryawe rizahora hejuru gusa n'amani baho kandi izaboneka yahwana nawe igakora ibyo ukora byose turakwemera yesu yesu uriho uzahoraho kuri kose uriho icyubahiro ni cyawe iteka ubwami buzahora ku bitugu byawe icyubahiro kizaba cyawe iteka izina ryawe rizahoraho hejuru gusa n'amani baho kandi izaboneka yahwana nawe igakora ibyo ukora byose turakwemera ndahamya neza ko burya ntitwibeshye kugukurikira ni byiza ntacyo bidutwaye kugukorera ibendera ryawe rizahora rizamuwe kuri twebwe yesu dusezeranye nawe isezerano ko tutazakureka yesu we turakwemera ndahamya neza ko ntitwibeshye kugukurikira ni byiza ntacyo bidutwaye kugukorera ibendera ryawe rizahora rizamuwe tuzamure ibiganza byacu dusezeranye nawe isezerano ko tutazakureka yesu turakwemera dusezeranye nawe isezerano ko tutazakureka yesu we turakwemera abanyegiputa maze urabatungura urabitegereza acikamo igikuba urongera urabahindukirira ukura inzinga ku magare yabo warengeraga abisiraheli wabakuye mu maboko ya farawo wabambukije ya nyanja itukura ukuherekera uri Imana itaneshwa turakwemera 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 dushonje cyangwa se duhaze turakwemera tubyaye cyangwa tutabyaye turakwemera yesu tugukomeye amashuri Imana nziza turakwemera tugukomeye amashuri
amazina yawe Yesu turakwemera oh Yesu 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 turakwemera ndahamya neza ko tutibeshe kugukurikira ni byiza ntabwo tubicuza ntacyo bidutwaye kugukorera ibendera ryawe rizahora rizamuka muri twebwe Yesu dusezeranye nawe Imana ishimwe isezerano ko tutazakureka twese dusezerane twese tuzamura ibiganza byacu dusezeranye nawe isezerano ko tutazakureka wagera ubisubiramo turakwemera dusezeranye nawe Imana ishimwe cyane ko tutazakureka Imana ishimwe Yesu we turakwemera tukuzamuriye amaboko mwami turakwemera ibyo wakoze turagushimiye ndetse tugukomeye amashyi Mana nziza turakwemera abanyarwanda turagushimira mwami w'abami Yesu 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 we turakwemera turakwemera mwami we mwami we turakwemera anjye ubushize wampaye umwana mwami ndagushimiye turakwemera icyo utakoze uri Imana yacu ibihe n'ibihe turakwemera ubushize Imana yakugiriye neza ndabizi turakwemera nawe Imana yarakuzuye ndabizi turakwemera nawe yakugiriye neza ndabizi mwami turakwemera nandiherutse kusura ndemera mama turakwemera Yesu 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 ndakwemera turakwemera turakwemera ndahamya neza burya tutibeshe kugukurikira ni byiza ntabwo tubyicuza ntacyo bidutwaye kugukorera ibendera ryawe rizahora rizamuwe muri twebwe dusezeranye nawe isezerano ko tutazakureka Yesu we turakwemera amen 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 muwe mugumye aho ngaho mwebwe ese hari abemera umwami